Hello. Oui, tutabite. What? Amakuru. Neza. Turaburanye. Turaburanye. Turaburanye sitati. Umeze Ariko ute? shani neza nari bitu. Aha nahe. Ndi Gikondo muri interview. Uri muri interview. Ndashaka muri interview ariko birarangiye tu. Wakwemera ko ndi muri Sakura? Akuwe mwagose nagushobotse cyanjye. Ndakubi. Urabizi kuva wansohokanayo. Baby. Umva nawe cocktail numvira iranyishe. Nshuti yanjye ndakumenyesha ko udashobotse. Gute wize tukajya hano nakujyanye utambwiye? Niyo mpamvu nawe nguhamagaye ushobora kuza nkakugurira ako gacocktail ukumva ukuntu kameze. Ubwo wayaguyeho. Uko ushaka kugurira cocktail? Kuri pe shanu n'abahanga pe. Cocktail n'abahanga byakako njye nari ntarayinywa. Umva ngwino nyikugurire. Uraboneka mubone. Seriously? Yeah. Umva ubu buno tuvugana ndangije interview. Reka numve reka ntibasezerere mani uranazi kari muri weekend turava tugiye kuko urabize Umva banguka. umva numbeshye ndakuvuna Oya ntago nakubeshya tata urabizi niho ndi pe. Niho ndi. nari bindaje boski naje mukanya Sa merci. Inshuti bakunzi ba inono+tv murumva yuko narindi kuvugisha Teta azwi cyane mu bintu bijyanye na sinema yakinye sinema nyinshi zitandukanye harimo za Nyirankotsa, Ibara ry'urukundo n'izindi nyinshi zitandukanye ndetse byihariye akaba ari CEO wa 250 brand ni YouTube channel nshya yafunguye mboneraho no kubasaba ko mwamukorera subscribe ndetse na like and comment kuko ni umuntu afite byinshi azatugezaho bitandukanye. Reka mukanya tumurebe tumuganirize tumutungure kuri la cocktail twe tumaze kuvuga ntimujye kure. Teta uraje? Hano hantu rero mbere yuko makuzana usebye ari ngombwa ko mbivuga Bana kibazo naraje uyu mutipe nuriya wicayemo hariya turakundana banyakira neza ndabakunda n'abantu beza cyane rero bituma numva ko umuntu wese nkunze wamuzana kuri Sakura namuzana hano kuri Sakura vraiment icyo nabonye cyo nabantu bafite urukundo bita imwe twita customer care. Bafite ukuntu bita ku bakiriya ntabwo ibintu biba bisanzwe gutanga ahantu baguha ukajya winga ese ubundi uri kuvuga ibyo ni ibiki bayita bakadi. Teta nishimiye ko ubuje ndabyishimiye ariko urantunguye binaniriwe mvuye muri ariko byari bikwiye inshuti bakunzi ba inono+tv nkuko nabibabwiye twari dufite kumutungura kugira ngo aze tumenye Teta akunda iki. Teta ndabizi ngewe ko akenshi akunda cocktail. Teta ndabese ukwanza nizere ko bya bintu twavuganye kuri telefone bitari recorded kuko reka mubwiye nahita musiba mu nshuti dufunze mu nshuti nahita musibamo. Uyu muntu ni inshuti yanjye nzi ibyo akunda ntabyumvise ibyo bintu nzi ibyo akunda niyo mpamvu nshaka ko bagutegurira kaka cocktail. umva nkubwire none nyota afite mbega umunyamakuru ngo aramvugisha uzi abanyamakuru babiri bahuye aramvugishije mbabariye cocktail ize nywe mboneraho no kwibutsa abakunzi ba inono+tv ko uyu muvandimwe afite YouTube channel 250 brand ni channel icaho ibiganiro bitandukanye mbese akugererayo hahandi utageze mukore subscribe share and like na comment
bakubwira bati teta no ibintu uri gukora ntabwo ari byo bigenze gutya bigenze gutya hari igihe umuntu aza yarakati burya kubera iki mwakoze ibintu ndagira ngo rero nsabe pasi wanyemera tugakorera uyu muntu cocktail. Yes. ako se mwe mwabivuganye nawe rero usigaye inyanga ntabwo twabivuganye kamubwiye ukuri usigaye inyanga usigaye inyanga kubera aka kanya kugira ngo nkwereke urukundo ngukunda ndashaka amenyo bakati ndashaka kuba ari njyewe ndi bujye kufatanya na pasi tukagutegurira cocktail. nari naribagiwe ko ukunda ibintu byo hari ubwo nabyo no guteka byo gutegura ifunguro cyane. Reka tugutegure. reka nkubwire ubutaha uzajya unteguza reba nk'ukuntu ubu ntunguye bakunzi ba inono hata murabona bikwiriye ko bazajya bantugura ko turi inshuti kuki utanteguje. Tugiye gutegurira teta tugiye kumutegurira cocktail bita lemon lamb snap kandi ko cocktail iryoha umva mubwire rero ikintu nishimiye nuko harimo lemon ndi gushaka kunanuka ndabizi niyo mpamvu ndi mu ari byo naguhitiyemo kuko mbizi neza yuko ukunda ikintu kirimo lemon. ubwo rero mbitsemo umwenda njye ntabyo nzagukorera aka kasi kaba keza cyane ako se nagakimwo kabyara katurebe ngo bakita tetagomba kujya muri tari ndapfuye ibise babyita gafasha syrup orange uburyo bwo kugabanya ibiro barayinywa yego gutya bisanzwe iyo ushatse ukanywa bisanzwe ariko biba byiza uri kukanywa muri cocktail ariko aya mafaranga mwashyizemo ntabwo ariyo cyane iyo kavanze n'aka kamaribu kano kamaribu ari ukuntu ako kakari sweet ho gake ese si inzoga iyo ntabwo ari inzoga ntabwo ari inzoga nyine umva mubwire bino bistafu barabinywa icyo kanamo made with carbon lamb and coconut fry. cyakoza pasi buri gihe uko nzajya nza hano aba ariyo uzajya yego nimba uzi ko kari akazi gakora turatangira tukazana agashoti iyo tugiye kwikura kugira ngo itaza ko yakugiraho ikibazo tuyikura dukoresheje ibipimo. aha ni double shot aha ni shot imwe ubwo turakoresha aha ngaha kugira ngo tuze kuba dufite ibipimo byiza kandi bitagira ingaruka ku mubiri w'umuntu. turabanza tugasuka aka ka orange kanahumura neza masomeho n'ubu ndaza kugana muri cocktail. iyo turangije duhita dukoresha aka ka maribu. Yes. numvise ngo ni manebu. Oya ni maribu nako ubwo bigomba kuba bingana. hari iyindi rero utigeze ubona. Halo. iyo bayita uzi gusoma isomere nawe kugira ngo umenye ibyo ugiye kunywa neza. sorry. ko rero ntabwo dushyiramo shot yuzuye tugeza muri 12 kubera yuko ko karasa nkaho kari hejuru hejuru mu biki gafite cocktail nyine Pasiwe arabizi ari no mu bantu bafashije kuba nabimenya cocktail ni ikintu kiba kibibuzemo alcohol. nuko muri gukora cocktail y'inzoga yari juice ari amajuice bavanze bayita mocktail. Mocktail na cocktail cocktail without alcohol naho cocktail ni igihe hajemo cocktail ituma igogorwa rikorwa neza. ntabwo ugiye kunywa inzoga za buri munsi ushaka kurya ibiryo kumva wagugaye mu nda ukaza ukavuga mu nkorera aka cocktail. iyo turangije rero kubivanga kwa kundi wabibonye kugira ngo none ize kurushaho ari ukuza ari umwimerere kandi ikagira icyo imarira igifu dushyiramo lemon. indimu isanzwe rwose ikiri nzima ariko turayikamura kugira ngo za mbuto zitaza kujyamo zikatwicira nta kibazo. dushyiramo indimu yose tukayikandiramo
apana kuvuga ngo urashyiramo igice, ntabwo twe tunusura abakiriya bacu. Ubwo rero iyo turangije kubigenza gutya turapfundikira kugira ngo tuyicuguse tuyivanga. Ya reka ngusabe nacunda ayo mata y'inzoga cyane. Oya ntabwo bavuga amata y'inzoga. Waba wishe ikinyarwanda. We ntabwo bitomboka. Oya ufite ukuntu none ufite ubu narabicuguje rero kugira wagira ngo uri gukora bya bintu bya kera. Ntabwo ibirahure byose ariko babinyweramo. Cocktail igira ikirahure cyayo. Uravugisha ukuri? Utazagenda bakaguha ikirahure cya wine bakakiguheramo cocktail cyangwa se bakaguhera mu cya mitsingi. No. Niba mwese ubundi bazabima ntabinywa basipfa kunyereka. Turakoresha hano tuba dufite ibirahure bitandukanye. Okay. Ukaza ugafatamo icya cocktail. Ni akarahure kameze neza cyane. Wow. Isa neza cyane cyane ariko iteye wagira ngo ni fanta orange. Iteye neza cyane iraryoshye. Ese kari gake n'ibintu byose nabonye musuka. Turarangiza biba ari ku bipimo. Ntabwo cocktail uyinywera ni cya kindi twakubwiraga, ntabwo cocktail uyinywera gusinda cyangwa guhaga. Ubwo iyo ngiyi ihagaze angahe? Iyi ngiyi ihagaze 5,000. Okay. Ako gastaff gahagaze 5k. Yeah. Ugashyiramo n'akagaraso cocktail yawe ukaza kuyinywa imeze neza. Tugiye kumuha kuri ya cocktail tumaze gukora, ni nziza iraryoshye. Reka tumuhe twumve. Yatubwiye yuko atari buyiwe. Reka imwe twumve. Babifata gute rero? Fata karahure Uku? Wow. Uko nawe imbere ye? Cyakoze akambabwiza ukuri. Nabakaniye ko nari buyinywe kuko ari inzoga. Kandi karasa neza ndumva kanefemba. Urumva ngugiye buryasazi azirya bisi. Shana nshuti mfite. Kamwe wumve kitamo. Ushize narakamwe numva ni. Wakamwe hano kandi. Sakura. Kanumva ko ndogameza. Kandi urabisi ko nabangangira nikaba kabishye ndabivuga. Rwose. Pacifique nawe ndamwizeye. Aba yabikoze neza. Uzi? Cyakoze. Nibagiwe nuko babifata. Uri kumva? Mwashyizemo iki kindi ntabonye. Nta kintu twashyizemo cyane. None ubu buswiti biri guturuka he? Ni ikihe kiri sweet muri ibyo? Aka kari sweet. Oh. Naka ngaka kari sweet. Man, congratulations. Kararyoshye. For real kararyoshye. None wumva ikintu kinangaje. Njye numvaga biri buze kuba bisharira. One, harimo lemon. Ikindi cya kabiri numva kuko bino bintu ntabwo ndabinywaho. Numvaga biraza kuba birura. Ariko wakanywera wanagotomera ahubwo. Se ningotomera simpfa. Ntacyo kagutwara. Cheers teta. Ese umva. Shakara ryoshye koko. Esta kararyoshye. For real. Yo. Iyi cocktail yakozwe na Pasi akorera kuri Sakura. Ni Kacyiru. Kacyiru. Mwese nk'inshuti zanjye ndabifuza kuba mwagira aha hantu kuko hari ibintu byinshi byiza uvanyeho n'iyi cocktail. Hari ibintu kanongere bitandukanye. Sakura ni abantu bwa mbere mpura nabo banyeretse urukundo. Nanjye bituma numva naba nyine simbizi nabo umwe muri bo. Naba brothers, naba sisters, n'abantu beza. Sakura iherereye Kacyiru
hepfo gato y'aho Munsi ya ambasaderi Minagri. wa Amerika aba ntabwo ari munsi gato ubwo ni iruhande rwa opposite mu kuboko kw'iburyo byaterwa n'aho uturutse uturuka byaterwa n'aho ni ukuvuga ngo ugeze kwa ambasaderi wa Amerika hatuye Yego. uhita ubona icyapa cya Heineken kiri aho ngaho. Sakura ni abantu bita ku bakiriya ni Cyane. abamani sinzi ukuntu nabavuga, so thank you so much. mwakoze cyane. I think ko ari abantu bari professional mu kazi kabo ka buri munsi. Gatari kabisa. Nshuti bavandimwe ba inono+tv ndabashimiye, bashimiye uburyo ki mukomeze kunyereka urukundo, uburyo ki mubana nanjye mu biganiro byinshi bitandukanye, harimo n'ibi ngibi, harimo indyo, ibiryo n'ubuzima. Murakoze cyane, mbibutsa kandi gukanda subscribe, like and share kugira ngo benshi batabikurikirana babashe kuba babikurikirana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. inono+tv ni mwa